mu gihe cyo hambere uko abantu babanaga bagasangira. Murakoze cyane, mbanje kubasuhuza. Ngira ngo natangira nibwira abanyumva. Nitwa Mwizerwa Jean-Luc, abandi mwene Kazimba Canisius na Mukagire Veronise. Uko mwabivuze haduhere ni Ntarama, akaba ari naho iwacu mvuka. Ariko mbere na mbere gatoya utangiye kuvuga Ntarama, twesanisha n'amateka ya Jenoside, watangira uvuga ko Ntarama y'uyu munsi igizwe n'ibyahoze ari amasegiteri atatu mbere ya Jenoside. Hari segiteri Kanzenze, hakaba Ntarama, hakaba na Kibungo. Iwacu rero muri segiteri Kibungo, ubu ngubu ikaba ari n'akagari ka Kibungo, ko hatakiri segiteri cyangwa umurenge, mudugudu wa Rusekera. Nkaba rero mvuka mu muryango twara abana 8, nkaba ari njye wa 8. Uyu munsi sigaye turi 6, 2 bapfuye muri Jenoside nibwo bishwe, n'umubyeyi tubyara we data Kazimbaya. Uyu munsi rero dusigaye turi abana 6. Amateka yacu ya Jenoside, igihugu cyacu cyawe nacyo biragoye kuyavuga, uburaho utangirira uburaho usoreza. Ariko mbere gatoya ni umuntu ahera, umuryango wacu ari umuryango navuga mwiza, ubanye neza, ababyeyi bumvikana, abana n'abaruko, tutanye neza n'abaturanyi, tubanye neza n'abandi bantu bose batandukanye. Rwa rugo rugendwa, wenda abo navuga bahazi babyumva, rwa rugo rugendwa kandi n'uyu munsi n'umurage twasigaranye, n'indangagaciro yaranze ababyeyi bacu n'uyu munsi tugisigasira. Nibuka mbere gato ibitaramo byaberaga iwacu n'abaturanyi bavuye hirya no hino, ababyeyi bicaye imbere, abaturanyi badushagaye, inshuti z'umuryango nuko. Ariko siko byakomeje, kuko nyuma byari ibyishimo byashivamo amarira, tubura ababyeyi n'abavandimwe n'abaturanyi. Rero Jenoside yabaye niga mu mwaka wa mbere, nari mfite imyaka 7. Mu by'ukuri bya mbere cyane ntago mbizi, ari byo byageza kwibuka abana b'imyaka 7, 8 cyane cyane abagatangiye primaire, yabaga ari umwana ugerageza gutekereza. Ndibuka rero ntangira kubona ko ibintu bitari nk'ibyo umuntu asanzwe abona mu maso ye. Ndumva ari nk'Icyenda 2, Icyenda 3, nibwo nabonye abantu, mushiki wa data wari utuye Masenge, utuye Mayange, batangiye kugerageza Jenoside Mayange. Nuka ko ndumva ari nk'Icyenda 2 niba mbyibuka neza, barahunze bazi iwacu, baza mu rugo. Nk'umwana wabonaga abandi bana baje, ukabona bahunganye n'inka zabo, aho ukabona ari ibintu byiza bishimishije. Ariko nyuma nawe umuntu agiye atekereza akabona ko nubwo batabigiraga abana, ababyeyi bakiri batoya, uyu munsi ubona icyo bagukingaga, bagira ngo tutagira ubwoba, batangira kugira urwango nk'urwo abo baturanyi bacu bagiye batugaragariza nyuma, bakabibikiza. Ndibuka n'abandi bavandimwe bacu bari batuye muri Mbogo, abahazwi nka Remera y'Abaforongo, nabo icyo gihe barahunze mu karere ka Rulindo, barahunze bazi iwacu. Bose tubana mu muryango wacu, na bene wacu bari hafi kugenda bacumbika, ducumbikira imiryango. Njyango icyo gihe mbere ya Jenoside Icyenda 2, Icyenda 3, hari imiryango igeze nko kuri 5 yari yahunze aho iwacu mu rugo. Nihuse rero nyuma Jenoside ijya gutangira, yango twese tuzi neza ko indege yari perezida w'igihugu cyacu Juvenal Habyarimana yahanutse ku itariki 6. Tariki 7 rero rugikubita, data yari hafi y'urugo, ababyeyi bavuga ukabira agahura n'abandi bakaganira. Aho bari bicaye numvise ko ngo babateye grenade. Hari umupolisi warindaga segiteri Kibungo witwaga Isaac, baracyariho afungiye Ririma. We n'abandi basore barangwa n'andi bagabo
batangiye kubiyenzaho kuko bari bicaye harimo abatutsi harimo n'abandi batandukanye ariko abatutsi bari ku ruhande rwabo babateye grenade ari kwifata imiyenzi ntiyagira wifata bahita bahaguruka barataha baciye munsi ya segiteri mu nzira yaganaga iwacu mu rugo nibwo papa bamurashe umupolisi yaramurashe mu kumurasoma ikintu gituritse ngo ntiyabashe kumenya neza uko bigenza ariko yikoze ku rutugu bamurashe nka hano yumva haratose yumva maraso arebye abona nibyo ariko ni mugahe twa Nsengiyumva avuga ati izakira turashe nibo badukurikiye buriya nyine akacu kashobotse papa iryo joro aratashye saa twari tukiri muri salo tukiri kumwe nk'umuryango ngira ngo twe tuvuye ku meza ko ari amasaha y'umugoroba ariko nta mwana umwe wari wakaryamye icyo gihe rero papa yaraje aradusuhuza ariko nk'uko yajyaga tuganiriza n'ibyabayeho hata akatubaza uko twiriwe akabaza abiga akabaza ko bakoze amadevoir icyo gihe yahise ajya mu cyumba hashize umwanya tubona mama yinjiranye amazi ashyushye mu ibase atangira kumukanda mu gitondo nibwo abantu batangiye kuza mu rugo bamenye ko hari icyabaye hari abaturanyi hari n'abaje gushungera cyangwa gushinyagura niko nabyita uko amakuru mabi bari bayaza ariko bakaza bumva babaza ibindi bitajyanye n'ayo makuru ati ko tutamubonye ajya ku kazi ko tutamubonye data wenda ntaragera kure yari umwarimu yigishaga ari directeur w'ishuri rya Nyirarukobwa rero abaturanyi mu giturage abantu barazinduka ajya mu mirimo hari abo yacagaho basuhuzanya agenda batangiye babona ko atagiye ku kazi ko tutamubonye kandi amakuru yari bayazi ko yabayeho ari uko byagenze hari umugabo mwene wacu twaga Bosco Munyembabazi yaratuye abita Nyarunazi yari afite imodoka yaje aramufata bajya kwa muganga mu kujya kwa muganga Nyamata bahageze banze kumuvura bavuze ko batarimo kuvura makuru mfite nuko ngo baguze imiti muri farumasi ubwo na antibiotique bagura na bande zo narazibonaga bazitunganya akajya hambira ku rutugu ubuzima nyine bw'icyo gihe burakomeza agarutse mu rugo numva icyo gihe hari nko ku itariki 8 ubwo itariki 9 rero nibwo byaje gusa nibikomera hari umugabo utarahigwaga yitwaga Alexandre twe duturanye muri kwa guturana neza umuturanyi papa yajyaga amuha inka igakamira abana be namubwiye ntukajya gusa amata mu rugo ahubwo ujya ufata inka ikubyarire niteka uzi ufata indi mbyeyi hanyuma ubuzima bukomeza abantu ntibazarware bwaki kandi duturanye amata hari ntibizakubeho nuko guturana neza rero byaje kutugira ingaruka nziza umugabo hari inama irimo kubera kuri centre aho ngaho ku Kibungo ruhande rwa segiteri abahazi bakora inama yo gutangiza jenoside mu cyahoze segiteri Kibungo nuko rero umugabo yahagurutse nk'ugiye gato munsi y'inzu aza yirukanka aratubwira bati hari wanyu niho hagiye guhera ubwicanyi niko yabyitaga icyo gihe mumbare muhaguruke mudafira mu maso yanjye twaraturanye neza papa asa n'ushaka kubanza kwanga avuga ati mbabarira n'icyitwa ko cyawe cyasigara ndaza gushaka uburyo nkikuzanaho uburi ariko mbara muvi hano mwihute bati hari icyo twe dufite munsi y'inzu kubera iyo miryango naze natangiye mbabwira yarahungiye mu rugo bajyaga bacukura umusarane ametero zingahe nke zishoboka ntutinde ukaba utakibasha gukoreshwa papa yari yacukuje icyobo kirekire gifite nka metero hagati ya 15 na 20 agira ngo icyo kibazo kirangire cyo bwiherero haba ati na cya cyobo mwacukuye mushaka kujya mukoresha nk'ubwiherero nicyo bavuze ko bari buhere babajugunyamo nabandi batonye bose bakabazana aho ngaho ati mumbaba rero ntago nshaka kumva imberogo muri urugo mugende twagutse turagenda duca munsi y'urugo ntago twaciye umuhanda usanzwe mugari ugaragara nyabagendwa cyane duca ku ngo twe tuzi abatutsi twe duturanye ubwo izasigaye inyuma cyane ko twe tunahatuye turi imbarwa ndavuga imiryango y'abatutsi bo nyine
abenshi bagizweho ingaruka basanga mu ngo zabo barabica, abandi bashagunga badusanga hano i Ntarama. Twarahunze rero tujya mu miryango yacu muri famiye, hari bashiki ba papa bari batuye hari iruhande rw'urwibutso rwa Ntarama, niho twabashe kumara nk'iminsi nk'ibiri, nyuma dutangira kwishanya n'abandi ibitari bimeze nabi. Jenoside ritangira iwacu tugeze aho Ntarama niho hari igice navuga cyarimo abatutsi benshi. Ntarama y'icyo gihe mvuga, ariko uyu munsi wose n'umurenge wa Ntarama byarahujwe. Nabasaga naho yatuye abatutsi benshi, twashyize imbaraga hamwe. Abatutsi batuze ku Kanzenze, abatuze Kibungo iwacu, ubwo muri ibyo byahoze ari segiteri, duhurira Ntarama abariho dukora nk'ingufu zacu tuzihuriza hamwe. Ibitero byinshi twabisubije, byo tukajya iwacu ku Kibungo byasubizwagayo ahitwa Nyarunazi, bya Kanzenze byasubizwagayo nko kuri Arete kuzamura hara kugira ngo bita mu Kizunguruko. Ibya Nyamabuye byatangirwaga nabyo Nyarunazi, nuko imbaraga zacu tuzishyira hamwe, tubanza kwihagararaho, abasore n'inkumi bakajya gutera amabuye ku rugamba, abagabo bagishoboye imiheto n'imyambi rwose n'amacumu tubasha kwihagararaho, babanza nabo kubona ko batari budushobore. Nyuma rero siko byaje gukomeza, abanyabwange baza kwibanda ku matariki gake, kuko imyaka nari ndimo icyo gihe ntabwo ari imyaka ifata amatike amenya ngo burakeye n'itariki n'iyi. Ngira ngo mu Kiliziya baje kuhica itariki 15. Ubwo muri ibyo bitero twari dukumira byatukaga impande n'impande acikije umurenge wa Ntarama, twaje gusa n'abacika intege, hari abapfaga, hari imbaraga zagendaga zizamo z'abasirikare, biza kugeza igihe baza kubaha ramforo yo kwica ku Kiliziya nyirizina. Nibutse neza n'ubu niyo mutariki twibukiraho hano i Ntarama, umurenge wa Ntarama, itariki 15 z'ukwa kane. 15 z'ukwa kane rero hari abari hejuru aho bita Kinkwi, babahereyeho baramanukana, barushwa ingufu n'igitero cyetutse yitwa Nyamabuye. Kibarusha ingufu baramanuka bagera ku Kiliziya Ntarama. Ubwo n'abandi baturutse za Nyamata na za Kanzenze bose baraza bahurira ku Kiliziya cya Ntarama itariki 15 z'ukwa kane. Habera amarorerwa, abantu baricwa, bicwa rw'agashinyaguro, ababyeyi batwite basatura inda, impinja zikwitwa ku bikuta. N'uyu munsi ugiye ku rwibutso rwa Ntarama ayo mateka yose arahari, ndetse naho babikoreraga mu hantu hatandukanye. Ababyeyi batwite bashyize aha, impinja ziraha, n'abandi bakuru bari mu Kiliziya aho ngaho no mu mbuga hanze. Icyo gihe byari imiborogo myinshi cyane, ariko navuga ko umuryango wacu mvukamo turi muri bamwe bagize amahirwe yo kuba tutari mu Kiliziya icyo gihe. Ku manywa icyo gihe data ku itariki 14 yaratubwiye ngo muze tujye ku mashuri hano ku Butera Cyugaro, abariho tuba turi, ati ku Kiliziya hari abantu benshi, ntabwo wamenya aho umwana akatiye, ushobora kumubura, ntuze kumenya aho umwana ari, ntubone uko ugenza umwana, niko nabivuga. Asaba mama ko twajya ku Butera, ariko mama arabyanga. Icyo gihe rero data yafashe barumushiki banjye, muzana abana batoya tujyane mujye kubashakira icyo kunywa, mbashakire fanta no ku Butera, ariko byari kugira ngo mama nabona asigaye wenyine ahitaza. Niko byagenze, twagiye tujya ku Butera, twageze ariko papa yagira ngo abone uko agenda, ko yashakaga bajya batuvuga ko za Gitarama hano za Mugina umuntu aza nta Jenoside yari itaratangira nk'iwacu. Yashakaga ubuhungiro, avuga ati ngende nshake ndabone ko nabona ukiri umuryango. Hari n'abandi bagabo bajyanye n'uwo Bosco Munyembabazi, nawe bamujyanye kwa muganga igihe bamurasaga itariki 7, barajyanye bajya gushakaho batuza umuryango muri icyo gihe, babona ko bidakomeye. Papa agira ngo dusigaho ngaho, asige turi abantu abona yizeye, bana basha basha kuza kubabona. Tuhageze yaje gukomeza aragenda koko, ariko bageze ku ruzi bambuka, amakuru dufite nuko atabashe kwambuka, ahubwo bamwiciye aho ngaho.
n'abandi bari kumwe, umwe ndumva ariwe wabashije kwambuka, niwe waje atubwira amakuru y'uko papa bamwishe bakamujugunya mu ruzi bikarangira. Nyuma rero ubuzima bwarakomeje turamenya, ariko byari amakuru asangiwe n'abandi bose, ntabwo ari twe byabayeho twenyine. Wacaga ku mubyeyi uzi wari umwarimu bigisha ugasanga bamwiciye aho, usanga undi bamutemye, undi ni intere aravuga ariko ari ku munota wa nyuma. Ubuzima rero bwo kuba muri jenoside twarabukomeje, dukomeza kwishaka ku mashuri, baje kujya kurekera ibitero byicaga ku kiliziya, bakaza ku mashuri tugakwimishwara mu bihuru, tukihisha, abo bishe bagapfa, abandi tugarokoka, tugahora tugasangira amakuru uko byagenze, runaka yaguye aha, runaka yaguye aha, twese akamenya amakuru yiwe atabashije kumenya aho aherereye. Nyuma rero baje gutega ikindi gitero, ndavuga interahamwe cyangwa se abari kumwe n'iyo leta y'abicanyi. Itariki numva ari 19 nibwo baje kwica noneho ku mashuri hano Kiyogo twari twihishe. Icyo gihe ndibuka ko hari n'imvura, yabambyibuka neza, baratwishe, baratwirukana dukwira imishwaro, harimo amasasu, haje amabisi avuye za Gako, za Nyamata zirimo abasirikare n'abajepe. Interahamwe basabye imisada hirya no hino, baratwishe tugira ngo nta muntu uri burokoke, aho uri kumva ari wowe wenyine usigaye nta wundi. Mu by'ukuri rero byajyaga ku mugoroba nko saa 10 bakarekeraho bagataha, bakajya kubanza kwihemba ko bavuye mu kazi, ko bagakoze neza. Bagomba kuvaho hakiri kare hakibona kugira ngo baze kubona numva ngo basigaye babatekeye inka z'abatutsi, nibwo zaribwaga icyo gihe, n'amayoga n'ibiki, ku buryo bihembaga ngo akazi bagashoje. Rero twarongeye turisuganya, turahura tubona abantu baracyahari bake na bake, abenshi bapfuye, tukaza abashoboka abo imirambo yabo igaragara tukabashyingura, twacuga nta metero bagirimo, tukarenza agataka bavuga ngo nibura ibisiga byo kuzamurya cyangwa imbwa, niba twatuzi ngo runaka twamushyinguye aha. Kuri nyuma jenoside twagiye twibukiranye, twagiye dushyingura abavandimwe n'ababyeyi bacu, tukajya tugasanga koko niho umubiri urimo, tukawuzana ku rwibutso gashyingurwa mu cyubahiro. Nyuma rero haje ku ikindi gitero hano ku Butera, hano ku mashuri ya Cyugaro, numva cyari mu itariki nka 21 rambyibuka neza, ko hacemo genge k'iminsi 2 baza kwica bagahorahoza abari mu mashuri batemwe, batabashije kwica ngo birangire, bakabahorahoza bakabica bakabatwika. Nibuka cyane umugore wa Marume Mukankusi, nibuka ko nawe bari bamutemye, ariko icyo gihe baje baramutwika, dusanga ari munsi y'ishuri, ari bamutwikiye yapfuye, noneho tubasha kumushyingura nawe. Ubuzima burakomeza. Nyuma rero twaje kuza nk'uko watangiye bivuga ku rufunzo hano rwa Cyugaro bita CND, twaje kuhaza nyuma, ndumva twaratangiye kwinjiramo itariki nka 22. Amatariki ni amakuru mpabwa cyangwa numva abari bakuru bavugaga, uko nabivuze ntabwo amatariki y'umunsi nge nayabaraga, sinari nyazi neza. Umwana wigaga mu wa mbere, amatariki n'iminsi ntabwo byari byakaje neza. Tariki 22 rero abagabo b'intwari cyane baga bari imbere bahangana n'interahamwe, nibwo bavuze bati ntahandi duteganya ubwihisho, ibihuru twarabijagajaza hano haruguru za Kingabo za hehe, nta nutsiganye igihe cyo kwihishamo. Bafashe mbere twikiza mu rufunzo, baraza baratema baca inzira, bati nimwinjiremo twisha aha ngaha. Ubuzima butangira gutyo. Ndibuka twe dufite igice kimwe cyo rya twabanjemo kigana kuri umusozi witwa Kimpiri, no twamanukiraga. Nyuma indiri zacu niko nabyita zimaze gusa naho ibyatsi byaryamye, abandi baza hano hino. Tumva turi hari hegereye umuryango winjiragamo ujya mu rufunzo. Twatangiye no kwa mu rufunzo rero, twabyukaga nka saa 9 saa 10 kuryo saa 11 twaga turi hano mu rufunzo, tukinjiramo. Abaga bafite icyo bateka batekeraga hano imusozi gatoya, bahisha bagasanga imiryango ifite igenda isa n'ira ahantu hamwe imbere hano,
abana bato, abadamu, ababyeyi, abakobwa, harimo n'inkomere. Tukaba dufite nk'indiri mu muryango wacu, tukaba dufitemo indiri umuryango wacu ndetse n'uwo mama avukamo baga hano i Kayenzi, tukaba dufitemo nk'indiri yacu, niko nabyita. Muri iki cyerekezo hafi aha ngaha cyane hirya gatoya? Oya, nimo hano n'aha ngaha naho twari twinjiraga tugakomeza imbere, twari indiri yacu. Buri muryango waga usa n'uwaciye ingando yawe, niko nabyita, akaba ariho baba bari. Amafunguro yaboneka bakazana, abatabonetse abaturanyi ko mwari mubanye, cyangwa umuntu ubibona mwana agamagara abana ati nimuze murye dore mwe wenda ntacyo mwabonye uyu munsi, ubuzima bukomeza gutyo. Rero igitero cyazaga niba mbyibuka neza hagati ya saa 7 na saa 8. Iyo bazaga barasaga hari imbunda basaga tuntu n'indi hakurya bakabikiriza abarurindo. Uvuga ngo igice kimwe cyamanukiraga aha gitutse za Ntarama, igice gitutse Rurindo kigaturuka hakurya bakaduhuriza hagati, uwakomeje ahunga igitero cya hano yahura n'icya Rurindo bikabirarangiye, nabo kandi baza bageraho bakabica. Nyuma rero nabwo nk'izo bari maze guhumba masaa 10 bakongera bakarasa n'indi mbunda hakurya ikarasa, bakavuga ko ubwo bavuye igitero bagisoje cy'uwo munsi. Byabaga ari nk'ikimenyetso bahanye? Yego, yabaga ari sinye. Ubwo rero iyo ayo masaha yageraga baga bari hano hakurya, habaga harimo ibiti hano birebire, ubu ngo barabitemye barabicanye, habaga harimo abantu bacunga igitero kigeze. Cyagera hafi bagakomereka, ari umugabo sinibuka izina rye neza, yakunda kuvuga ngo mwihishe igitero kiraje. Yabivugaga rero bari hano umusozi, abatetsi bagata inkono bakirukanka bakaza bakajya kwihisha. Nuko byagenze. Ubwo bamara kugenda natwe twitondagaho gato, uko hajya basaga ari nk'intera hamwe zishe mu biraho haruguru, ab'inkwakuzi bazamutse bihuta bakabakutanya nacyo, ab'inyuma nabo baza ari bakeya bakakutana nacyo bakabica. Byadusabaga rero kutegerezanya. Twarazamuka twajya hano hejuru hubatse ikimenyetso cya jenoside cyano kuri CND, tukarindana yango nayo mateka bahuje bubake cya kimenyetso hariya. Nshimira CNG n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko nibura nicyo bagikoze kandi kidokora ku mutima. Tugategerezanya, ubwo tudimaze iyo experience yuko abihuse mbere bicwa, abasigaye inyuma nabo bakaba bakwicwa. Tukagendera hamwe tukajya ku mashuri, bafite icyo bateka bagateka, batagifite bakaryama ito tukazinduka tugaruka. Nihuse ho gatoya hano kuri CND nabwo twongeye gukorwamo cya turicwa birambuye, niko nabyita. Itariki 30 z'ukwa 4 nibwo nabo haje igitero simusiga. Igitero cye kije bumva ko bagomba kumuha abatutsi nkuko bishe abari mu kiza cya Ntarama, muri centre ya Ntarama, bumvaga na hano bari buze bakatumaraho. Baraje harimo abasirikare, nuko icyo gihe na ya masaha navugaga basorezaga igikorwa cyo kwica, baraprolonge niko nabyita, bongerera amasaha, baratwishe. Twaragiye turagenda ku muryango wacu, nyine akenshi twagenderaga hamwe. Twageze ahantu tutabasha kubona noneho n'ibyatsi ukandagiraho, tujyana mu mazi tutabasha, aho umuntu agirirwa nk'ahangaha kandi ukumva inyuma barimo baratema, umuntu aravuroroga kuvuga ati ninjye ukurikiyeho, kwese nirohe mu mazi nibirengwemo mpfe nicwe n'amazi, aho batareka ntebera urwaje reka ntegeze bangereho. Bw'amahirwe rero ya bamwe twageragezaga bagasoza batatugezeho, bamwe bari hafi katubera ibitambo, bafite intege nke bakutubera ibitambo, aho umunsi wabo wageze nuko nguko, ko twese twumvaga nta utazapfa, nta utagenewe kwicwa, twumvaga turi nk'ubwoko navuga bwavumwe, kuko ntabwo ubonaga uburyo ukorerwa iyicarubozo nk'iryo ngiryo ngo wumve ko uri umuntu, ubone ko umuturanyi wawe none yaguhinduye nk'imbutaka kanari cyangwa inzoka yicisha impiri, ukumva ko ntacyo muri cyo. Rero ubuzima bwakomeje gutyo, twihisha, tubona umubiri wacu tukamushyingura, tubona nuko byagenze. Umwana ugasanga umwana ababyeyi bose bapfuye, akaza mukabana aho ngaho ko iwabo mwari muzi mubanye, ngayo nguko uko byatugendekeye. Nyuma rero amatariki arakomeza, turicwa, akabwa muvuye mu rufunzo hano ugasanga umuntu urimo, umuntu ubonye batemye ntare bashe kuza mufatanye urugendo nkuko mwarufatanyije umunsi w'ejo washize. Hano hari hatuye umugabo witwa Rusatira, bamwe mu ndembe bagacumbikayo,
ukagenda bashyira utuzi ukagenda ureba ko umwuka utamushizemo wamushizemo habaga ari ababyeyi nshimira cyane ntajya kurondora amazina abagabo b'inkwakuzi ati runaka nawe yapfuye umwuka washize runaka nawe bamutemye yapfuye bakaza ari nka batanu bagacukura santimetero bakarenzaho agataka nyuma tukazibukiranya bagateraho nk'umuyenzi bagateraho iteke aho hafi nibura ngo tuzibuke nyuma y'ibyo ngibyo abazaba barokotse bazabashyingure neza. Ubuzima burakomeza rero bubi bubabaje bushaririye ariko nyuma tuza kumva twatangiye tubona abantu bahunga bambuka iki gishanga nk'igice cyaza batuka nka za Musenya ubwo ni ntiramwe zaga ziturutseho zambuka zijya za Gitarama abantu bakura imishwaro bambuka urufunzo babe birukankana n'inka ubona nabo bakwiye imishwaro. Nyuma rero amakuru naje kumva nuko hari umubyeyi wabyaye uvuka za Kayenzi hari abagabo harimo basaza be bajya kumushakira icyo kumuha cyo kuha umubyeyi wabyaye ngo tubyita guhemba umubyeyi na mbere niko babyitaga ariko icyo gihe ni nko kumuramira ngo adapfa niko nabyita. Bagiye rero bazamutse no bahuye n'abantu bavuga ati genda ubwire abantu bari mu rufunzo bazamuke nabo banza kwanga kubyemera ati ni ntera mwishaka kutwica bati twebwe turi inkotanyi. Ngira ngo amakuru mfite n'undi muhungu ukomoka inahangaha nawe babonye baramubwira bati dore mwene wanyu genda ubwire n'abarunaka n'ubunaka bazamuke inkotanyi zaje ntago mugipfuye kugira abantu babyumve natwe tubyumve twari abana dukurikira ababyeyi byari bigoye ariko finalement baza kumanuka bahagarara hano haruguru gatoya batangira gufata bamwe ubwo nabo baga basize inyuma nabo b'inkotanyi niko icyo gihe twabitaga n'uyu munsi kandi iryo zina rwose kumva ari izina ry'ubutwari dushima twese. Tubasha kuzamuka tuva mu rufunzo batujyana i Nyamata ariko ntaragera aho ngaho gatoya twaje kugira imbaraga. Hari umuhungu wari umusirikare kwa Habyarimana witwaga Paul yari afite umuryango avukamo inanga ari umwuzukuru hari muri Cyogaro azaje kureba bene wabo wa nyina yumva ko bapfuye bashize cyangwa ugira ngo batabare araza dufasha yari afite imbunda n'amasasu cyo gihe twe dufata n'indi mbunda niyo bajya bavuga ndetse n'umugabo twabarugira tubasha kwirwanaho. Paul we yaje kugenda agiye kuzana andi masasu ariko asanga amakuru yatanzwe baramwica ariko iyo mbunda twarisigaranye ndetse hano mu rufunzo hano twe dufite imbunda tukirwanaho abarugira nawe rwose yabaye intwari ntago yiryamanye ahubwo yarikoreshaga ikarasa aho byakomeye nawe akarasa bagasubirayo. Barugira ngo yari afite ababyeyi b'abahutu cyangwa abatu cyangwa yari twe dusangiye amateka nawe rahigwaga n'umututsi n'umunsi ariho umugabo w'intwari nawe utwaje mu buzima bwo kwiyubaka turamushimira cyane iyo mbunda tugira umumaro. Ari naho bigeze kuza bashaka gutwika urufunzo bako ari inyenzi ko iyo mbunda bayumvaga imbunda igera hari hejuru niko numva bavuga ngo nyina ari umwana ari hasi bifunzo bindenga ntabasha kubonayo ngo bahageze berekeza umunwa w'imbunda barasa n'amasasu matoya baravuga ati inkotanyi zirimo ahanga ntabwo twazishotora gutya nzika kudusubiza muraduteresha umwanya ubusa iyi mbunda isasu ryo rirahenze ntabwo ari ryo gutwika urufunzo n'abantu barimo ahanga niryo kurwana n'umwanzi barayikata basubirayo turokoka gutyo. Nongeye nihuse gatoya rero undi wavuze wapfuye bishe ni Paul ni Paul yari umusirikare wo kwa Habyarimana yaje amaze kudutabara yaradufashe rwose gusubiza ibitero byinshi niyo mbunda ye yayikoresheje tubona niyo Habarugira hano ku rufunzo nawe Paul yarahageze hanyuma rero aza gusubirayo agiye kuzana amasasu ariko iranga yabasha kugerayo amahoro. Ubwo rero baratuzamuye hano tubanza kujya aho bita kariyeri hari urusengero rwa Pentecote. Paul nguwo se tutaragera kure we yari umuhutu ababyeyi be barahigwaga we byaremeze bite amakuru mfite ise ashoka ari umuhutu niyo makuru mfite ariko ntago mbihagaze kuko n'umuryango yaje nyina avukamo sinkuzi neza ariko namakuru dusangiye twese hano twumva babivuga ko afite umutima mwiza yari afite umutima nyina ari umututsikazi ise ashokora yari umuhutu niko nabyumvise ariko ntago mbihagazeho neza.
uko biri kose icyo tubijyaho ngaho tuvanyemo ko ari yari afite umutima uva mu bantu bafite umutima yego abasha aricwa rero ubwo natwe baje kudukura no tujya aho kariyeri baduriza hamwe ubwo tukizamuka ariko nta muntu wigeze bemera ko azamukana intwaro ya gakondo yari afite twasize hano nyuma aribwo baje kutubwira ngo tugende tuzifate batuma aho mugiye tubajyanye hari ubuzima bwose ibikoresho nkenerwa birahari rero nta mpamvu yo gutinda mutwara izo ntwaro zanyu nuko byagenze rero ubuzima burakomeza tujya mata mu mujyi abantu batanyifata amazu yo guturamo ubuzima burakomeza imiryango ijya hamwe abari imfubyi bajyanwa mu kigo cy'umupadiri twaga Mingeti abarwaye bajyanwa mu bitaro batangiye baravurwa mu gihe gito tuza no gutangira amashuri ko twe dusubitse igihembwe cya gatatu tutakize nacyo turakirangiza ubuzima bwa jenoside dutangira tubusoza uwo munsi dutangira kwiyubaka abari abapfakazi bakirwa amazu abari imfubyi bakirwa amazu yo guturamo ko amazu yacu barayasenye nta wari ufite ujya ahandi iyo mageze nshimira inkotanyi cyane zatubura zikadukura mu menyo ya rubamba bazishize izo nterahamwe zatwicaga uko zibyumva ariko kandi nkashimira na leta y'ubumwe ko yadutabaye igasubiza abantu ku murongo ubuzima bw'ishuri bugatangira ikigega gifasha abacitse ku icumu kigatanga ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwongere bugaruke mu bantu barongera barinsitara ibigo by'isanamitima bijyaho birubakwa abafite ikibazo cy'ihungabana baregerwa abapfakaza vega ibafata mu biganza niko nabyita babiteye inkunga na leta y'ubumwe ibuka nayo ntago nareka kwishima muri uyu mwanya kuko yabaye hafi abacitse ku icumi icyo gihe kugeza n'uyu munsi gahunda nyinshi zibitaho zabaga ziciye muri ibuka ariyo yakoze ubuvugizi bikagera muri avega bikagera muri ARG association y'abanyeshuri bacitse ku icumi muri za kaminuza na secondaire haza kujya mu muryango JRG w'abanyeshuri barangije kaminuza ibyo byose ubufasha bwose bwavaga kuri leta y'ubumwe bakaca kuri ibuka nayo ikabugenera ababukwiye nkuko byabaga byateguwe numva rero nashimira cyane byimazeyo inkotanyi ndetse zatanze ubuzima bwabo cyane kugira ngo zirokore ubw'abatutsi bicwaga bazira uko bavutse maginga ya mu buryo bwo kwiyubaka uhagaze ute urakoze njyewe uko natangiye ubuhamya bwanjye mbivuga mfite imyaka 7 mu wa mbere primaire nasubiye mu ishuri ndarangiza ndakomeza ndiga ibikoresho nkenerwa ndabibona ntangira amashuri yisumbuye turiga farije ikaduha amakaye ikaduha amatike ikadusura ku ishuri rwose ubuzima bwo kwiyubaka bufata urugendo navuga rwiza tugeze rusubira inyuma ndangiza kwiga amashuri yisumbuye kaminuza nanashimira cyane leta kuko uyu munsi wari ubishoboye wabishakaga nibura afite amashuri make ya kaminuza warishoboye kwiga nicyo gushimira kuko ubundi amashuri asaba ubushobozi ariko leta yacu y'ubumwe yaradufashe turiga nanje kaminuza ubu ndubatse mfite abana 2 n'umugore rwose ubuzima bwanjye bumeze neza ndikorera numva nanjye uyu munsi hari abandi banshamikiyeho nibura mvuga nti aba nanjye barandebereraho kandi tugafatanya na leta yacu kugira ngo twongere dufashanye kuko iyo ufashijwe ugahembuka ukaba umuntu nawe utanga umuntu uyu munsi nanjye ndi mu bantu navuga nanjye nafatanya na leta yacu kubaka igihugu cyacu ntekereza ko tuzagira ku bantu bose barokokeye muri uru rufunzo cyangwa se Bugesera Ntarama utwo duce twose reka tuguhe nk'umwanya nk'amasegonda 30 use nk'ubavugira muri rusange abagitaguza abagize ibikomere ubihanganishe abakomeje urugendo rwo kwiyubaka ubatera izo mbaraga akantu gato gasoza gahina urakoze cyane natanya mabwa nti muhumure mukomere amateka yacu arashaririye ariko twayabayemo kandi ntagomba kudusigarana basigaranywe nayo
dukomeze tubabe hafi, abashije kuyacika tukiyubaka, dukomeze ubutwari ababyeyi bacu bwabaranze, kandi mbabwire ntimwazimye kuko twarokotse. Rero ababyeyi bacu bapfuye muri urwo buryo bw'agashinyaguro, dusigasire indangagaciro zabaranze. Ni byinshi yagiye mvuga nibyo ntabashije kuvuga, ariko ababyeyi bacu bafite indangagaciro navuga z'umuco uyu munsi nyarwanda ukwiye kuba uriho ugenderaho, bakwiye kuba waranagendeyeho. Dusigasire kandi amateka yaturanze ntaze kuranga igihugu cyacu kundi. Ikindi nasorezaho nyuma y'icyo wari umbwiye bwo butumwa bugufi wari unsabye, navuganira umuryango mugari wabacitse ku icumu rya jenoside muri uyu murenge wa Ntarama, aho dusaba ubuvugizi. Leta yacu nta kitadukoreye, ndetse turashima cyane, ariko ubuvugizi dusaba uyu munsi ni ubw'uru rufunzo rwaduhishe isenide. Uko mubibona tumanuka uza ubona imirima, ubona waze no tubaza ngo mwabashaga kwihisha he ko tubona nta bihuru birimo, ariko icyo gihe byari birimo. Ahubwo uyu munsi icyabayeho barahinga igice cya Rulindo, ubu impeshyi iraje, ubu ejo bazatangira batwike ibyatsi baze bahingemo. Kandi icyo tuzi neza duhamya na buri wese yumvisha, hano harimo imibiri y'abacu, imibiri y'abacu tutabashije gukuramo. Abisaho yamize, hari abaguyemo agapfiramo ukabunanirwa kumuterura, abo bose barimo ahangaha. Abari musozi hano twabashije kubakuramo bamwe na bamwe, ariko urufunzo rubitse benshi, iri saa ribitse benshi. Twifuza ko CNLG nk'ikigo, komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside, yego, yadufasha rwose muri uko kurwanya jenoside, idahwema kugaragaza ibikorwa by'indashyikirwa, idufasha hano habe haba ikimenyetso cya jenoside. Idufashe dukore ubuvugizi, niba habaho nko gukoma imbago zishoboka ntibahahinge, kuko kuhahinga twumva ari nko kudushinyagurira, ko tuzi neza ko yewe n'uyu munsi n'amazina ya bamwe turabazi bamizwe n'irisayo. Uyu munsi iyo twaje kwibuka nabo turabibuka, twaba tuti bavandimwe, babyeyi, inshuti namwe rungano, aho muri Imana ikomeze batuza heza. Rwose nicyo kintu navuga, barahahinga, barahatwika. Nta gikorwa gihesha agaciro umuntu imibiri y'abacu irimo hano navuga tubona uyu munsi. Murakoze, turagushimiye. Murakoze namwe. TV3